ubutumwa bwiza bwiswe inkota. Uburinzi bw'Imana bukomeye bwemera ko abera bagerwaho n'akarengane batejwe n'ababi bwabereye amayobera n'urucantege abakristo benshi bafite kwizera guke. Hari bamwe bageze ubwo bareka kwiringira Imana n'uburinzi bwayo kuko ireka abantu bashayisha mu byaha bakomeza kugira umutungo mwinshi kandi bakoresha ubwo bushobozi bubi kubabaza no kubuza amahoro abantu bayikiranukira. Baribaza bati, bishoboka bite ko Imana ikiranuka y'inyambabazi kandi ifite ubushobozi butagira iherezo yakwihanganira akarengane n'ubugome bimeze bityo? Ikibazo nk'icyo ntabwo kitureba. Imana yaduhaye ibihamya bihagije by'urukundo rwayo kugira ngo tutagira ubwo dushidikanya ubugwaneza bwayo mu gihe tugize ibibazo ku burinzi bwayo. Umukiza yabonye mbere y'igihe ugushidikanya kuzagerageza imitima y'abigishwa be mu gihe cy'akarengane n'imibabaro myinshi. Arababwira ati, mwibuke ijambo nababwiye nti, umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije, namwe bazabarenganya. Niba bitondeye ijambo ryanjye, n'iryanyu bazaryitondera. Yesu yarababajwe ku bwacu kuruta ukundi muyoboke we wese yababazwa hakoreshejwe ubugome bw'abantu. Abashyirwa mu ngorane bakababazwa ndetse bakicwa kubwo kwizera kwabo baba bageze ikirenge cyabo mu cy'umwana w'Imana ukundwa. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza. Ntiyibagirwa cyangwa ngo isubize inyuma abana bayo, ariko yemerera ababi kugaragaza imico yabo kugira ngo abashaka gukora ibyo ashaka baticuza ku bwabo. Nanone abakiranutsi banyuzwa mu itanura ry'umubabaro kugira ngo babone uko bezwa, kandi kugira ngo urugero batanze rwemeza abantu gukomera ku kwizera kwabo n'ubutungane, ngo abanyabyaha n'abinangira imitima nibabona imyitwarire yabo itunganye bibacumita imitima. Imana yemerera abanyabyaha gukomeza kwigwizaho ubukungu no kwerekana urwango bayifitiye, kugira ngo igihe bazaba bujuje igikombe cy'ibicumuro byabo, abantu bose bazabashe kwibonera irimburwa ryabo kubw'ubutabera n'imbabazi by'Imana. Umunsi wo kwihorera uri bugufi, igihe abagomeye itegeko ry'Imana, abarenganije ubwoko bwe bazagerwaho n'ingaruka z'ibyo bakoze, igihe umurimo wose w'ubugome wo kurenganya abana b'Imana bazawuhanirwa nk'aho bawukoreye Kristo ubwe.